Nanyangusaka nizere kumeze neza rwose mu bice bitandukanye Iburasirazuba y'Ingerazuba Amajyepfo Amajyaruguru. Of course nitwa Ceketu ishyaka ndetse n'abana ukina abanyana sabatandukanye mu bice bitandukanye sibanganya inkuta na senyenanga isa na mitima kubangurira ni Kigali News 5 ramaga turi mu bice bitandukanye, turi mu ntara zitandukanye, turi mu rw'imisozi igihumbi. Ahangaha duhagaze hari inkuru benshi na benshi badukurikiranaho ku cyamakuru cyanjye yibonye inomero kuri screen 0788288335 uramamagara ukama makuru aho uri hose ngenda gusanga nkubwira ngo nitujya tunegokeka iyo twigirishije. Ari umubyeyi cyangwa navuga ngo mu masimuzi ariko n'umunsi namumenye nubwo ari inyuma ya cameraman wanjye yambwiye yuko amaze iminsi itari mikeya yaragiye ku muganga gakondo akayakuvuza umwana we akaza kumuha amafaranga menshi yatandukanye ntamuvurire umwana. Kanisuza ngo imyenda ni iki mama? Imyenda ni nkweto mugure ahise yirukanka. So yambwiye ko umwana we atakize kandi yaratanze amafaranga menshi. Reka umubyeyi aze kuri kamera hanyuma mubwire kimwe na kimwe, yambwire byinshi na byinshi. Ese byatangiye gute, byageze bite? Ariko ahangaha turi kwa muganga kondo nyuma y'igipangu tugiye kumugwa gitomo. Mama waje kanansuhuza bakanakubona. Subscribe, like, share, na comment Ishyaka TV 500 naho ukore subscribe umwaka mushya. Twongeye turahura suhuza abadukurikiye isi yose duteze amaso. Mukomere. Basuhuze si ngombwa wena ko tuvuga aho turi. Bitewe n'uburyo utabishaka burya ibanga ni ibanga kari private y'umuntu ni private y'umuntu. Nikamubwinga amahoro. Ni amahoro koko se? Nta mahoro arimo. Nge navuje. Baratse tutaravuga byinshi. Ngo nta mahoro arimo. Burya amahoro ya mbere mw'abantu no kuba umubiri wawe umeze neza, wariye wananyweye, n'urubyaro rwawe rumeze neza, nta urwene n'ufite ibibazo. Akima mu muco wa Kinyarwanda ngo amahoro ni ukurenzaho. Wamamagara iki? Ngewe icyo naguhamagara zamura ijwi do nifashishije kano kantu komeza uvuge nta kibazo. Ngewe ikintu naguhamagariye narwaje umwana imyaka myinshi. Umwana wanjye yanze gukira bandangira umuvuzi gakondo ndagenda ngo arambeshya ngo azamvurira none yanze kumvira umwana. Ni umuvandimwe twahuye mu nzira ndikurira abonye amarira mfite ahita ndangira umuvuzi gakondo ndamubwira umwana wanjye ikibazo umwana wanjye afite mugezeho yandiye amafaranga atari make. Ubwo rero ngiye nkaba nabitabaje nk'abanyamakuru kugira ngo ndebe ukuntu mwamfasha umwana wanjye. Harya bambwiye ngo ni hego tube tugenda cameraman wenda icyo cyaza kugaragara muri ya system cyo dukoramo. Hari abantu baba batemeye kujya kuri kamera, abaturage b'abandi nubashyiremo ariko gendesha Rivance ko ni muri turi ari imbere. Gendesha Rivance kugira ngo hari abantu tuzashira ariko ushaka gushyira umuntu muri kamera ugasanga witeje ibibazo. Hanyuma muganga ubwo muganga yarantuburiye andira amafaranga atari hasi y'100. Ubwo none ngewe namuteye ngo amsubize ibyanjye niba byanze ubwo nyine nge nawe simwe ko wambwiye ngo umwana ngo nihakiri na niyisa. Ngati umuhungu wanjye ari mu myaka 30 n'ingahe? 36 niyo afite. Ese ubundi byatangiye gute kugira ngo wenda umwana wafatwa n'ubwa komeza uze byo kutwereka dore imvura igiye kugwa. Umwana wanjye yafashwe n'ibintu bimusinziza ukuntu kabona ari gushika mu buzima bwe. Tugende imbere turajya ku iki gipangu. Ibintu bimusinziriza ugasanga agashiduka avugaguzwa utugambo twinshi.
ubwo rero kamera mugendane nanjye nkaba numva ko ari ibintu by'abadayimoni nyine byamufashe ukuntu. kuki wavuze ngo muganga ntago azi ko wahamagaje itangazamakuru tugiye kumuka gito? Muganga ntago abizi kuko njye nabonye ari kundyarya. Ubwo rero mpita nitabaza itangazamakuru. Wamwe ngo nze nkwishyurire. Niko bimeze. Ariko namwe ngo ari umuganga ushobora kubuza. Hari uwo ndi gukeka n'ubundi ku ruhande. Bane nakubwiye ngo wamwe ngo ari umuganga nguzi ngo wamfasha wa muganga gutya na gutya. Reka abaganga bose abadukurikira abaganga bose ntago ari abaganga. Ni ukuri. N'uwo ari umustajeri ntago uzamye ko wahuye na dogiteri. Ariko nanjye ari umuganga nzi uri kurorika naza kugufasha. Yewe muganga nanjye namukekaga ariko narinzi ko nagiyeho mbere afite ubushobozi burenze uwo nari nizeye. Ubwo rero nizeye wa mbere uwo nari nizeye wa mbere nta nubwo narinzi ko ari umutubuzi. Ugiye kujya imbere noneho rero ugiye kujya imbere kugira ngo ntamenye gahunda nane kugenda inyuma ino wicarire ngene neta nkora ibyanjye ubwo ibindi byawe urabikora turi kumwe ngaho ugenda hari imbere kamera mama mushutinge kwaka abonye kamera itagira ubwo we genda kwa muganga se ndahazi umubyeyi ra tugende mu rugo rw'umuntu kamera ahantu ninjiye ko mona hari ibindi ndana nanjye nagira abantu twinjiye mu gipangu cy'umuntu hari abantu bashyiremo tugende salamu amahoro yego assalamu alaikum ariko umusilamu habuze gato kurana iriwe maka mane gwe amahoro n'imigisha muraho ko mugendereye je kwivuza pe za kwivuza mbona umuntu ko wicaye hariya hari umurwayi gifasha hano hari agati nari muhaye bakicarira hano hano surashaka bo wicaye nta kibazo ubwo wumva hagushobokeye bo hicaye nta kibazo. Ngende umunyamakuru ndi kumwe n'umukameramani wanjye nifashe telefone kugira ngo wenda haza kudukeka ariko twageze mu gicumbi cyawe. Hari abaganga bagira batuburira abantu uno mugabo uri hano ugamenye mubonye uno mumama turaziranye none ikibazo kiri hano uno muntu amazane iminsi myinshi kandi warishyuwe urumva he tuvugira rubanda isi yose imwe batureba amaze iminsi hano ntabwo wigeze ugira ibyo ukora byose uno muntu akiri si byatewe n'iki ko hamaze igihe kandi uno mubyeyi arakwishyuye. Mama wicaye inshuro nyinshi hagarara imbere ya hano impande y'umwana wawe n'imana yawe tutavuye uno mwana hari ibyo nabatumye bagombaga kunzanira ibiki sa mama nakubwiye ko natinya ibyo nabatumye narabizanye nakubwiye ko natinya mama turi ku isi yose kandi ibyo dukora byose n'imbere y'ubuyobozi urumva byazaba igisubizo. Muganga babatumye iki ko yaguha 100 binarenga n'umuntu amaze iminsi hano ugiye kumuvura bushya satike muko uyu mwana si wawe njyewe uyu mwana n'uwanjye none se ntamuzanye none si ibyo twavuganye ko ayo mafaranga mwaratanze ariko mbabwira ibyo mugomba gukora mu rugo mwabizanye munzanire amabuye angahe njyewe ibyo wambwira byose wanze gukiza umwana wanjye ubwo nasanze uri n'umutubuzi njyewe ngomba kunsubiza ibyanjye umwana wanjye nkanyubuzi ntabwo dukora ubutubuzi ugereranyije n'imiti ibintu byaje umva warambwiye ko uvura yamereza amafaranga yanjye wambwiye ko uvuriza umwana mbereza amafaranga yanjye wambwiye ko kuvura ase wowe ngaho mwicare oya njyewe manzo mbereza amafaranga yanjye njyewe ibintu umwana wanjye uyu mugabo naramubuze yicara hariya ase muga mbereza amafaranga yanjye wavuze ko uvura yicaraho wegenda wicare hariya yicara ibigima amafaranga yanjye icara hariya mwicare hariya icara aho ngaho utuze umwana wawe arakira papa oya umva
icara hariya wayicara hariya umwana nkengiriza genda wicare hariya icara aho ngaho ntago ndicara utanzira wagenda wicara hariya amafaranga yanjye jewe urubuzi warantuburiye jewe ikibazo mfite mujyana kubandi bavuzi ntabwo ibi bishoboka uyu muganga yarambwiye ko wanjye agiye kurwa mu maboko none aramuka bereza umva hano amafaranga yanjye Moga itonde umva amafaranga yanjye ndabimenagura mu icara hariya wowe ndabona umugore ikibazo cyagiye yanjye kujyana ku bantu terura byose ujyana birakumarira iki umwana wanjye oya wijyari kuko hariya uhagiye wahura n'ibibazo wahura n'ibibazo amafaranga yanjye ubutubuzi bwawe ntabwo mushaka amafaranga yanjye yamereza ijana 50 uyu mubyeyi ndabimena kamera mayitarura hari ibintu atura ugende muhiramo uriya muriro wagaragara ko mutumvise ibyo umugore we umubyeyi nimbura umugore we kugira ngo mumwice twumvikana nguki barashaka kudusubiza amafaranga yacu none tutabusubize mbere ntabwo ibinyanya byamfata wirinde gusa subira inyuma byose bifate turabimena mufite imbaraga ngo nakoresha imbaraga ze ntabwo dutinya abantu amafaranga arahari yose ntabwo yakize utamuzanye wawe niba njya kumubuza ahandi rero utanyishyuye ntabwo uri bwikize ntabwo ushobora kwishyuza ayandi si yo kwishyura ubu ni umugore ngo agiye kumwishyurira ngo nguki ese amahame nibye ngo ni umuganga ngo afite ingufu nk'ingufu ze waduteze amahembe yawe buretse gato duteze ugiye gukora iki wowe biragufatira ntabwo byafata oya ntabwo byafata umuti wanjye wagufata wowe wajya kuvuza umutekamutwe mubona mbere bindi wajya kuvuza kuki utamuvuye se ngo neza amahembe uri kampani aragufata ninjiremo ntabwo umwana wawe warakira ariko bakwishyurira bayansubize amafaranga ntiyuzuye tumwana ese birani tumujyane nta muntu wamfata wabaye ingwate y'abariya yenda umuteranirwa nitwa ceke tu muterure tumujyane moga
ariko buretse gato muga uno muntu uramuvura ntabwo umuvura njye mfite umuganga wanjye noneho ushoboye kigaragara warananiwe umugore wawe uzi ukuntu uvuze ngo umuntu arapfira kwa muganga iwacu mu gicumbi cy'iwacu nta wacu nta wanyu muga bakicama tukavugana buryamishije uwo muntu mama njye mfite umuganga nizeye kandi ushoboye bete none alo uraho neza amahoro umwaka mushya muhire kuri twese hamwe nagiye mu ntara nyinshi niho ni ka gahungu kawe Isiyaka manager ngeze ahantu ngo umuganga ngo ari amafaranga umuntu aza kwivuza ni umuntu yakize wadufashe nko kujya ufasha abantu benshi batandukanye umuntu maze icyumweru hano agakira rero na muganga arimo arakumva yigize nimba ari ongera ijwi ngo nguki bafite imbaraga nabahaye izo zabafashije kuko n'ubundi abo ni abaganga batwitira babizi ko nta bushobozi afite nta bushobozi uwo nguwo niyo mpamvu nanjye nkwamage nk'umuntu nizeye none uyu muntu mama ngwino hano ngo nguki ongera nta bushobozi afite na bumwe ngo navura umuntu waretse nkavuga n'umuganga njyewe nizeye imbaraga zirahari vugana n'uwo muntu ngana n'umubyeyi urwaje umwana bazi kuzuza ibyo umuntu aba yarabatumye kugira ngo ibintu bye ese waceze tukavugana njye ntabwo imbaraga zazamfata ufite imbaraga wamvurira uyu murwayi wenda gupfira hamwe kuri urugo none uyu muntu wanjye uramushobora tumukugezeho umutuvurire oya ubu ngubu kuri ibitangaza no kuri telefone arabikora amafoto n'amazina no kuri telefone agutegeka ibyo ukora uyu muganga nasanze ari umwesikoro alo muganga agira gute ngakimene akimene hari umuntu wo kumena ikintu buretse gato hari umuntu wo kumena ikintu hara hanze kandi babimenye guhera kare arimo arakimena amenya ikijyo mbere cyakaga n'imbabura bakimenye muga ni urujyo ni uruho ni urukine ni ikibini akora aho twimikaga nimero muzajya mushakiraho mugende mu gihugu cy'akantu bataraguye amabuye mutereke ku kijonjo muyoye kuko niyo gihe kirimo uburozi ugikoze ku mwana arahita akira nyirahita mukoze ikiganza ritazamuka kirahita mucyura ari muzima biriya bintu bamennye bakora mu cyondo cyabo musiga ritakira akurahiye bakuye amabuye bageze n'icyo kintu bashyire ku icyo kijonjo kimwe bakoze ku mwana arahita akira akurahiye twimikaga wabyumva umubyeyi we urakoze cyane muga ndasaba aramfasha katuriye kakira kamena amasubira inyuma wumva ibintu navuze none se reka baretse mama gute ubona umugabo wari umwesikoro ntubashe kuvuga ati mugabo nyine umwesikoro cyangwa ntayinda oya ntabwo arayenda nzi ko atavuye mu muntu bigaragara ko n'abandi bose batuburira oya hari igihe ushobora kuvura umuntu ntakire ariko hari n'igihe uvura umuntu agakira ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageze kwa muganga aba agomba kuvurwa agakira ariko iyo umuganga ananiwe amutaransifera no ku bindi bitaro akaba adashoboye ari umwesitajeri hari ibintu uriya muganga atubwiye kamere masubira inyuma gatoya mama ngwino ihangana nahise mvuga ko haturi tugiye kureba imbaraga zigiye kurutanwa ngwino aravuze ngo utubwire iki ngo fata muri bino bintu biretse gato ngo fata muri bino bintu ufate icyono kirimo ngo ugende usige ku mwana wawe ngo arazanzamuka ubwo ngende atanu nigendere ngengeye kureba umuganga mamagaye umuganga arashoboye fataho ntushye gusa ngo fata icyondo ngo usige ku mwana wawe ngo rambikaho ibiganza ibyo yavuga ngo ntabwo wabyumvaga wowe genda inyenyeri imurikira rubanda baretse mama va mu nzira mbanze ndebe ko hari ibitanga baretse va mu nzira nimba umugabo washoboye ndabimenya baretse gato baretse kameramani wowe gendane nawe ngo ugiye kugira gute ngo ugiye muganga arambye mfata akondo musige mu mpande muri biriya bintu wamenye tubonye ibitangaza amenye imbabura iratse tubona ibintu koraho turire baretse gato muga ngwino hano hasi ko wagize ubwoba ngwino uwo mamagaye turebye agiye gukora nk'ibyo ukora turebe yagize ubwoba gikora turebe abadukurikiye subscribe like share comment muganga reka mukoreho nkuko muganga abigiye
wa muganga arashoboye Gauke. wa muganga arashoboye umwana arazanzamutse Mugabo. Mugabo. umwana arazanzamutse Mugabo. yewe we Mugabo. Mugabo. mwana we Muga ngwino ariko asa ngwino. ni mu mutware Oya ngwino muga. Oya buretse. Oya nyine ngwino. Oya ngwino. Ngubuki. Oya ngwino. Asa waje. icyo cyondo kiki Ngwino hano. Ngo ki? ubushobozi bwanjye buracyahari Ubuye se. Ngo ubuye. Nanditse muganga ibyatubwiye mama yabonye. muganga wundi ni unkoreye uno muti Ko wihisha mugabo. ngwino hano Oya ko wihishe. uriya ahubwo Oya ngwino ko wihishe. uriya turi we Ngiye kwigira mu bafana ngiye ndibariza cameraman. Mama, ngiye nishakiraga amakuru nagukora ubuvugizi umuntu umwana wanjye manza aravayo we mugahaguruke tureko umwana wanjye manza avuyeyo haguruka ture. Serahaguruka. yewe we yawe umuganga w'umwesikoro wari ugiciye umwana Babagabo nabi twigire kamara. Twigende. Yewe we. Kaniganiriza abaturage. Mugabo. Uri umugabo kigwari. Apana. Ino siri baye kutatabaye. Marimba ariko. Ino siri kutatabaye ubonye ibicanga kakanya. Reka muganga sindiyamukishije. Ihagarare hano. Mama, Imana iguhe umugisha ibyintu byose. Uzabwira muganga aguhe nomero ze. Ubonye ibiki? Reka mbonye hano hari umuganga uvura. Wabonye umutu wanahiye ariko. Kubona batandwitse se. Icyo gisambura kubona gitandwitse. Iki ngiki? Kuba yihishe nasohoke mu gicumbi. Ariko habonye undi umuvura ukomeye. Habonetse undi umuvura arakira. N'abantu bina ntago mujya mutabare muri ratsi nkuba zirakubitangira ubwo. Ako kanya akaze ntibaje batabara. Sina n'abantu nabaza. Sister Rite. Mahoro y'Imana. Ubonye cyane muri kino gikari cyane. Nabonye byinshi byiza. Nabonye byinshi bitangaza. Ngo babagabo nabimita. Ubonye na muganga yari umuntu ibintu biratse. Nabibonye rwose byari bitangaje. None se abantu bitirira abandi bakajya amafaranga yabo. Hari uwamamaga kuri telefone se ariko umuntu arakira. Kandi ngo yaramaze ibyumwe bibiri hano. Yagoye rwose yaranze gukira. Yari yaranze gukira. Bayiga mumubona se? Nese ubundi bisanzwe uno muganga mubona gute? Umva rwose wa muganga njyari njyage. Ari njyage ahubwo wa muntu umuvuye ni mwiza. Ni umuntu uvura cyane. Ngo tanga ubuhamya ku bantu badukurikiye. Tanga ubuhamya ku bantu badukurikiye. Ibyo ubonye nyine n'uburyo warusanzwe uri umuntu umubona tuburira aba. Yaguteye ubwoba wajya ngo ntago nzabona umugabo ngo kwa katubure abantu humura.